Imana rirambwira ngo nkuko imvura idashobora kumanuka ngo isige itoheje ubutaka, ngo niko n'ijambo ryayo ridashobora kumanukira ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubyemere cyangwa ntubyemere, hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe. Kubyemera ni uburenganzira bwawe, no kutabyemera ni uburenganzira bwawe, ariko uko wageze mu nzu y'Imana gusa ntabwo ushobora gusubira y'amaramasa. Ijambo rirambwiye ngo nkuko ijambo ryayo ridashobora kumanukira ubusa, nkuko n'imvura idashobora kumanukira ubusa, niko n'ijambo ryayo ridashobora kumanuka ngo risige nta kintu gikoze mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuvuga ngo ntacyo Imana yari yakora, ariko niwinjira mu isi y'umwuka, Yesu ashimwe cyane, hari icyo Imana iri bukore kandi iraguhereza ikimenyetso. Nge nazanye ijambo rivuga ngo amahirwe ya kabiri. Ushobora kuba waratakaje amahirwe ya mbere, ariko uyu mugoroba Imana igufitiye amahirwe ya kabiri. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba mukunda ijambo ry'Imana, ariko kuko nzi ko umubyeyi wanjye ahanurira mu ijambo ry'Imana, ntabwo mushobora kubaho mudafite ijambo. Yesu ashimwe cyane. Isi yaremwe kubw'ijambo. Imana ihimbazwe cyane. Isi kugira ngo ibeho, iyi si tugenderaho yaremwe kubw'ijambo. Yesu ashimwe cyane. Nateguye amagambo akomeye ndavuga ngo Imana ize kuza kumfasha, muze kuza kuyumva. Yesu ashimwe cyane. Nimutegera amatwi ngiye munsabe mutuze gusa mwumve, kuko ijambo ry'Imana ni amahame. Iyo wubashye amahame y'Imana winjira mu cyo Imana yakuvuzeho, ariko iyo utubashye amahame y'Imana uririra ahantu wakagombye gusekera. Iyo utubashye amahame y'Imana uba ahantu udakenewe ukaruhira ahantu udakenewe, ariko iyo ubashye amahame y'Imana uba ahantu ukenewe ugakora mu gihe ukenewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mushobora kwibaza ngo Abisirayeli kuki Imana yabafashe ikabanyuza mu butayu, kandi Imana yarabwiye Mose iramubwira ngo kurira k'ubwoko bwanjye nabyumvishije, ngwino rero ngutume kuri Farawo. Imana ibwira Mose iramubwira ngo ngiye kukugira nk'Imana mu maso ya Farawo. Mu yandi magambo ntabwo uri Imana, ariko ngiye kukugira nk'Imana. Farawo nakubona azabona Imana. Haleluya. Mose aravuga ngo niki kizemeza Farawo? Aramubwira ngo ikizamwemeza njye nagifite, tuza. Aravuga ngo njyewe navuye kwa Farawo nkoza amanyanga, ndabizi naguhamagaye mbizi. Kuri mu nzu y'Imana rero, Imana izi agahinda kawe, Imana izi ibibazo unyuramo, Imana izi agahinda unyuramo. Icecekere, icyo wemera Imana gusa ni ukwibwira ngo ndaje uko ndi unyobore. Imana ibwira Mose, aramubwira ngo Mose reka kurira, njyewe icyo mfite ndagikoresha. Mose aramubwira ngo none se urakoresha iki? Ngo ndakoresha iyo nkoni. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tuba mu bibazo tukavuga ngo ubuzima bwacu ntaho Imana izahera ikora. Imana irahera ku cyo ufite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana irahera ku cyo ufite, ntabwo Imana iri gusaba icyo udafite. Imana ibwira Mose, aramubwira ngo Mose ndakoresha iyo nkoni. Yesu ashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ndumva ntagiye kunezerwa, mumfashe sinze kubasiga kugira ngo mwumve icyo Imana ibashakaho. Ntabwo Imana ishobora kunkura mu rugo iwanjye, ntabwo Imana ishobora kumbuza akazi kanjye nzane kuri uyu musozi ngo ibasezere amaramasa. Niko n'ijambo ryayo rivuga. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Imana iramubwira ngo Mose ndakoresha iyo nkoni. Kadusome ibyanditswe siko bimeze, kugira mutavuga ibyo n'ibyanjye ndimo kuvuga. Kadusome mu Kuva. Uzi gusoma Bibiliya neza namfashe aho uri usome. Dusome igitabo cyo Kuva. Haleluya. Bwira mugenzi we ngo ube maso. Akubwiye gute? Arakubwiye ngo ari maso. Soma Kuva ibice 10 umurongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Umunsi umwe Yesu ashimwe cyane. Yakunda kuvuga inkuru zo muri bene bana bazikunda. Niba bakunda Bibiliya ijambo ry'Imana. Haleluya. Murabikunda uzamurije ibiganza hejuru. Tuhereze Yesu icyubahiro. Muhaguruke zatumaze kanya muhaguruke. Uhereze Yesu icyubahiro gutya. Uhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Umunsi umwe Farawo yimye utarigeze kumenya Mose, utarigeze kumenya Yosefu. Murabizi inkuru za Yosefu mwese. Yosefu yaragurishijwe atumaho bene se baraza abatuzigoshe abaho mu buzima bwiza. Igihe kiragera Mose aza kuvuka. Icyo nshaka kuvuga, hirye undi Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Yesu ashimwe cyane. Uwo Farawo yimye ateze ubwoba n'ubwoko bw'Abisirayeli burimo kugenda bugira ute bwahanuka.
ngo arara hicaye arimo kwibaza ngo ese ubu bwoko bukomeza kugenda bugwira ni gute tuzabana nabwo. Yesu ashimwe cyane. Kuko bwize nuko bukeye bagendaga barushaho kugwira, barushaho kuba benshi, barushaho kugira ubwenge. Muri icyo gihe rero Farawo afite ubwoba, niho Yesu ashimwe cyane niho Mose yavutse. Mose havutse itegeko rivuga ko abana b'abahungu bose bagira ute bicwa. Imana ihimazwe cyane. Uwo Farawo Bibiliya iravuga ngo ntabwo yigeze amenya Yosefu, kuko Farawo wa mbere we yari azi Yosefu, murazi ko Yosefu yabaye minisitiri. Ariko hiba undi Farawo utarigeze kumenya Yosefu, atanga itegeko arababwira ngo uno bwoko tubumare, bagomba kumufatikanya igihe bagiye kubyara tukica umwana w'umuntu wese wavutse. Imana ihimazwe cyane. Muri iyo nkundura rero Imana ihimazwe cyane. Niho Mose yavukiye. Yesu ashimwe cyane. Mose wavutse wavuka afite igikundiro cyane Imana batigeze kugira. Nyina wa Mose amurebye baravuga ngo uyu mwana ntabwo akwiye gupfa. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakureba aho wavukiye Imana igiye kubagukuriza babyemere babyange, ariko Uwiteka agiye kukureba mu maso y'abantu bagomba kukwica. Yesu ashimwe cyane. Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga no kukurebesha ku muntu wagombye kukwica, akaba ari ukurera, akaba ari ukwigisha, akaba ari ukugaburira, akaba ari ukureshaho. Kuko Imana yavuze ngo yego. Yesu yavuze ngo yego, nta muntu ushobora kuvuga ngo ya. Haleluya, haleluya. Yosefu yabaye afite agahinda kenshi. Umunsi umwe Imana imumara agahinda umuhereza abana, atumaho Yakobo aramubwira ngo mugende umubwire data ko nabyaye abana. Iyo barebye ntibagirwa agahinda bene data bambaye. Imana ihimazwe cyane. Imana igukorera igitangaza kikwibagiza agahinda kose k'imyaka wabayeho. Haleluya. Imana igusetse kugira abana bawe ukibagirwa agahinda kawe. Imana iguhereza akazi kugira wibagirwe igihe cyose wabayeho ushobore. Imana yacu ihimazwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe ikundiro ku bana bawe, Imana ishimwe ikundiro ku mudamu wawe, Imana ishimwe ikundiro ku mugabo wawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko n'umureba wibagirwa agahinda kose wabaye utarubaka. Yesu ashimwe cyane. Imana ihimazwe. Haleluya. Dufite Imana ituvuga, dufite Imana idukurikirana icyo yavuze kugeza igihe gisohoje. Yesu ashimwe cyane. Nyina wa Mose nabyara Mose aravuga ngo uyu mwana agomba gupfa. Yesu ashimwe cyane. Baramuhisha, baramutwara, inkuru mwese murazizi, amujyana ku mazi. Imana ihimazwe cyane. Bamudodera agasiga. Yesu ashimwe cyane. Wafata Mose wamushyiraho, warangije aramureba. Imana ihimazwe cyane. Yari kumwe na mushiki wa Mose witwa Haleluya, witwa Miriam. Aramubwira ngo Miriam, uyu mwana ntabwo agomba gupfa. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bavuze ngo ubuzima bwawe burarangiye. Muzana ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe buriho. Imana ihimazwe cyane. Hari abantu bavuze ngo ubuzima bwashize akadomo. Dufite Imana igeze ikavuga ngo yego. Abantu bavuze ngo ya. Haleluya. Imana turayifite ivuga ngo yego. Kandi Yesu yavuze ngo yego. Nashaka abari perezida ntabwo yavuga ngo ya. Nashaka abari minisitiri Imana yavuze ngo yego. Haleluya. Kandi ndakuvuga ngo hari abantu bagaragara nk'abasuzuguritse mu maso y'abantu, ariko mu maso y'Imana bakomeye. Ikizakwereka ko bakorewe bizabatunga urutoki. Ikizakwereka ko bakorewe bizabatunga urutoki. Haleluya. Haleluya. Ikizakwereka ko bakorewe bizabatunga urutoki. Bizabatunga urutoki. Bahimazwe. Kuba waje gusenga aha hantu hari uburinzi bw'Imana bukwiye. Imana iguhumuye amaso wareba ahantu Imana yakabukije. Imana iguhumuye amaso wanditse mu Imana iguhumuye amaso wareba igitabo wakora kuba kiriho. Imana iguhumuye amaso wareba igitabo watangiyeho abandi bakivuyeho. Imana iguhumuye amaso gatoya wareba utwose wanyuzemo abandi bayiguyeho. Bareba Imana icyubahiro. Dufite Imana ishobora byose bene data. Egiye kumusozi Karumeli aravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Ntabwo zitwa Imana ariko Imana yacu yitwa Uwiteka. Yari zitwa Imana ariko Imana yacu yitwa Uwiteka. Egiye aravuga ngo menyekane kuri uyu musozi wose. Uwiteka niwe Mana. Umuryango wawe menyekane kuri Uwiteka niwe Mana. Mu kazi kawe menyekane kuri Uwiteka niwe Mana. Umwana wawe menyekane kuri Uwiteka niwe Mana. Yayivuze ngo menyekane kuri Uwiteka niwe Mana. Yayivuze ngo menyekane kuri Uwiteka niwe Mana. Yayivuze ngo menyekane kuri Uwiteka niwe Mana.
w'Imana bishop imenyekane ku iteka ry'Imana abanye kumana y'Imana abanye kumana y'Imana iteka ry'Imana kandi gusoma iteka ry'Imana eya imenyekane ku iteka ry'Imana abo bana sanzwe muserukaruza mumari umuriro namenye Imana zabagaba z'Azimaruvu reka nzibimuse kugira ngo bigaragare ko leta y'isuzumire cyangwa n'umuriro Imana y'ibaswe cyane rwego arimo gufashwa cyane yafashijwe n'Imana yanezerewe haleluya igihe cyiza cyo gusenga igihe cyiza cyo gusenga igihe kibera igihe cyiza cyo kuba munsi y'Imana n'ikigiki ndabona kubwira abantu n'ababwira ngo abashumba ntabwo babyara ababyara ni mwebwe niba ukeneye ko zimwe zicara mu bantu ukeneye kubyara ukeneye kubyara ukwiye kuvuga inkuru nziza ku nshuti zawe ntabwo ukwiye kuza munsi y'Imana wenyine ukwiye kuzana n'undi muntu Yesu ashimwe cyane gikora icyo Imana izaguhembera ibi ngibi byo mu isi amamodoka amazu byo mu isi ariko umuntu uzazana munsi y'Imana bitugera mu ijuru azasiga inyuma yawe haleluya icyo ngicyo ni umuriro kwisobanukirwa bene data Imana ihimbaza haleluya yabasabye Biriya baramubwira ngo Biriya uyu mwana ntagapfe murebere amazi akamurengana bahimbaza cyane hari abantu bakurebere utazi nta icyamu mutanumva hari umuntu ubareberera mutazi hari umuntu ukurebera usinzira utazi wowe wicaye wambaye hari umuntu ukurebera utazi hari umuntu ukurebera utazi hari umuntu ukurebera abana bagiye ku ishuri utazi hari umuntu ukurebera ku kwezi kw'isi utahariye utazi hari umuntu ukurebera abishimye utazi hari umuntu ukurebera kuri moto yicaye utazi niba umubyeyi ari umuntu ukurebera hene data ufite Imana iturebera ufite Imana iturebera Imana ifite ubushobozi bwo kugukoreza mu bantu bakwaga ukabaho bene data Imana ifite ubushobozi bwo kukureresha umuntu no kukurora gute ariko akakugaburira nziha wataga akabona bigaruka akabona uratashye yakurera akabona urasa neza yakoze iyo Imana iturebera haleluya tuguze haleluya hari amahirwe ya kabiri watakaje amahirwe ya kabiri ya mbere ariko nkuzaniye amahirwe ya kabiri Imana ihimbazwe cyane hari umwanya wo guhuzwa hari imbaraga zo guhuzwa uyu mugoroba mu izina rya Yesu Bibiliya irambwira ngo mukobwa wa Farawo yiyumvamo kujya koga njya nibaza aha hantu njya nibaza nkavuga uyu mukobwa ko yari afite pisine mu rugo yari afite abaja bamureberera niki cyatumye ajya kwidumbaguza murabizi hari abantu bitumbaguje mu mariba hari abantu bogeye mu bivo bitandukanye yego haba harimo umwanda mwinshi Yesu ashimwe cyane ariko turashimira Imana ko yigiturindiramo nitukure mu burwayi ayo mazi asa gutyo rero umwana wa perezida ngo yiyumva amashaka kujya koga Imana iteze ikibazo umuntu no kugutabara Imana imuteze kubura amahoro Imana we ntago munyumvishije Imana iteze umuntu amahoro make wo kugutabara abura amahoro niba ari umugabo wawe ari fiance wawe aryame iri joro abura amahoro akubwira ngo ndashaka kugupropoza mu izina rya Yesu ndabivuze mu izina rya Yesu niba hari abantu waprayinze ushaka akazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti babura amahoro batangire baguhamagare mu izina rya Yesu ahantu wadepoje ndababuza amahoro mu izina rya Yesu Kristo uyu mukobwa wa Farawo ngo abura amahoro yabuze amahoro kubera iki yabuze amahoro kubera Mose yari ari ku mazi akeneye umutabazi rero uyu mugoroba ndavuze ngo umutabazi wawe abura amahoro mu izina rya Yesu abura ibitotsi ku bwawe abura apeti ku bwawe abura amahoro haleluya umukobwa wa Farawo abura amahoro abwira abasaba arababwira ngo ndashaka kujya kwitumbaguza mu mazi arababwira ngo mushakire escort Imana ihimbazwe cyane Imana igiye guteza akavuyo Imana igiye guteza akavuyo Yesu ashimwe cyane Imana igiye guteza akavuyo ku bwawe wa musore we Imana igiye guteza akavuyo ku bwawe wa mukobwa we Imana igiye guteza akavuyo Imana igiye guteza akavuyo izina rya Yesu ukeneye akavuyo mu bintu byawe
ukeneye akavuyo k'Imana, ukeneye akavuyo k'Imana, ukeneye akavuyo k'Imana, ukeneye akavuyo k'Imana. Hari uwakwibagiwe, Imana imutezemo akavuyo kwibuke mu izina rya Yesu. Hari igihe abantu bose batwibagirwa, ukibaza ngo si telefone yanjye abo bantu baba hehe. Hari igihe Imana ijya yemera. Jambo ryarambwiye ngo nabaye nkuretseho gakeya, ngo ariko ngiye kukugaruka mfite imbabazi nyinshi. Uyu mugoroba Uwiteka kugaruka afite imbabazi nyinshi. Narivuze ngo Uwiteka kugarukeho afite imbabazi nyinshi. Narivuze ngo Uwiteka uyu mugoroba kugaruka afite imbabazi nyinshi. Wa mumama Uwiteka kugarukeho afite imbabazi nyinshi. Wa mukobwa w'inkurikiranye Uwiteka kugaruka afite imbabazi nyinshi. Wa musore we, wa mumama wari ugiye gusenya Uwiteka kugaruka afite imbabazi nyinshi. Wa mukobwa we urabiye ubusiribateri Uwiteka kugaruka afite imbabazi nyinshi. Mukobwa wa Farawo arirukanka abura amahoro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uwiteka uriyo Mana. Lerebo satarabakosi, lerebo shandarabasikotaraba, horiya babakosi, horiya bababa, horiya bababa, horiya sikotaraba shenderebos. Izina rya Yesu. Wa mudamu ngwino nkubwire icyo Imana ivuganye nanjye. Imana yavuganye nanjye nicaye hariya. Hagarara aho ngaho, nta kibazo, nta kibazo. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo uyu mwana igihe yazaga hano nabonye ko umugisha wawe uri muri uyu. Mwari muzi ubwenge mwapurayinga gasi naryaga irindazi rimwe ry'ijana na mukaro ku manywa, atari mu gitondo, atari breakfast, lunch ya saa sita. Ndabibabwira ndi ku ruhimbi rw'Imana, mvuye gukorera Imana, mvuye kuvuga ubutumwa, abantu bafashijwe bakamanura ibirahuri ngo Imana iguhereze umugisha. Kuko nzi neza icyo Imana yavuganye nanjye guca umukozi w'Imana. Havuga ngo Mana, ndabizi neza ko bizasohora. Nubwo bidasohoye uyu munsi, si uko ubinaniwe. Wumva iki kintu, si uko ubinaniwe, nta nubwo binkuraho kukwiringira kuba bitarasohora. Ni mu bushake bwawe. Wabisohora utabisohoza, nzakomeza nkwiringire kuko uri Imana itabeshya. Kanongere mbisubiremo. Niyo principe nagenda ngapfukama nkavuga ngo Mana, ndashonje, murumuna wanjye arimo aransaba amafaranga yo kwiyogoshesha 500 nkayabura ndi Kigali. Ubuzima ndimo burambabaje cyane. Wavuganye nanjye mu guca umukozi w'Imana giharamagara, urambwira ngo uzangirira neza. None aho bigeze ndumva mbabaye cyane, ariko wabikora utabikora ndabizi neza ko utabinaniwe. Ibyo ndabizi, kandi none nkubwire mu yandi magambo ngukurizeho wa Mana we, nutanabikora nzakomeza nkwiringire. Amen. Iri sengesho Shadura Kameshake na Bedenego baravuze ngo twebwe ntago twunamira ibigirwamana. Reka tukubwire uratujugunya mu muriro, ngo reka itarura baryenyegeze. Arambwira ngo ryenyegeze cyangwa nturyenyegeze, kandi katugukurizeho nawe, naho itadukiza katukubwire turajyamo. Haleluya. Iyo ugeze kuri urwo rwego, ujye utera Imana gukora vuba. Yesu ashimwe cyane. Mureke mbabwire kano kantu nitonze. Amen. Haleluya. Muraryohewe ariko bamenya numva abantu nshumbye ngewe, abantu nabyasha ubutumwa tubana, hari genge n'abafata ngenda kubakubita. Kubera iki? Kuko batumva nk'ibyo ndimo kumva, kuko batizera Imana nkuko ndimo kuyizera. Urayizera none nusohoka hanze, niba kwishuza utangire wivovotera Imana. Yakwishuriye n'Imana, itanakwishuriye n'Imana. Waburaye n'Imana, wariye n'Imana, wabyaye n'Imana, utabyaye n'Imana. Imana ntabwo tuyitera ubwoba. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana yacu tuyitera ubwoba. Ntabwo uzo wibwire ngo Mana yanjye nutantabara ngo ndakorwa n'isoni. Ibyo nibikureba, birakureba. Icyo ishaka ni kwibwira ngo niba nantamaza ndabizi kuri Imana.
abana banjye niba birukana ku ishuri ndabizi ko utabuze ubushobozi bwo kubishurira, uri Imana. Niyo mpamvu ushatura Kameshake na Bedenego ngo binjiye mu itanura ry'umuriro, ngo bagezemo basanga Kristo yabatanzemo. Haleluya! Ikibazo cyawe nikigutera ubwoba, Yesu yakigutanzemo. Haleluya! Yesu aravuga ngo nimuca mu mazi ntazabatembana, ngo kandi nimuca no mu muriro ntimuzashya, kuko njye nzabatangamo. Niyo mpamvu bageze mu muriro basangamo Kristo. Barabaza ngo ese ko twatayemo abantu batatu kaba turimo tubonamo abantu bane? Mwibuke Kristo yabaga ataraza. N'iki Nebukadinezari yabwiwe n'uki Yesu ko asa n'umwana w'Imana? Yaramubwiwe nande? Ngo arangije ngo aravuga ngo muze abakuramo. Aravuga ngo Imana y'aba bagabo ariyo Mana musenga. Muceceke babwira kabo. Muribuka ko babonyemo abantu bane hagasohokamo abantu batatu. Akantu marakumvishije? Nimurangare mu nyumvi, nimurangare. Muranyumva? Nawe uri kuri piano uzumve. Birakureba sawa? Havuyemo batatu, uwa kane n'uyu munsi agutegereje mu kibazo cyawe. Ntabwo munyumvishije ariko uriya mugabo yanyumvishije. Haleluya! Uwa kane n'uyu munsi ngo aryamye mu muriro kugira ngo nuza umusangemo. Uwa kane n'uyu munsi aryamye muri cya kibazo cyawe nihagaramye. Haleluya! Yesu niyigeze ava mu muriro n'uyu munsi aracyawuryamyemo. Sinzi umuriro washobora kuba ari ubushomeri, umuriro washobora kuba ari ubukode, umuriro wawe ushobora kuba ari agahinda, ariko muri ako gahinda kawe Yesu niho aryamye. N'uyu munsi ngo niho agaramye. Mami, Yesu aracyagaramye mu kibazo cyawe. Yesu aracyagaramye mu kibazo cyawe mwene data. Yesu n'uyu munsi ngo aracyaryamye, ngo aragutegereje. Wikumva kuri wenyine, uri kumwe nawe. Wikumva kuri wenyine. Haleluya! Ariko ndafashijwe. Haleluya! Mube babwire ubuzima bwanjye buhinduka. Ubu buhamya burimo kuza. Babwire nigeze kubaho nari mfite agatelefone k'agatushe kabutushe butoye buno bw'ubutushe murabwumva bw'umukara bwa Nokia. Njyewe nari mfite laptop ndayitanga mu nzu y'Imana. Imana ivuganye nanjye ndayitanga. Mbona umushumba wari wicaye, abandi bose bafite ama smartphone, we ntayafite. Ndayifata ndayimuhereza. Yatura ijambo ku buzima bwanjye riruta telefone. Undi muhereza laptop yanjye yitwa Aris, umupasiteri abibugande. Muhereza laptop yanjye nakundaga, nta kintu yari imeze nk'umugore wanjye. Muri ubwo buzima ntabwo ushobora kurambagiza. N'umukobwa yakubengutse uramukwepa akakubwira se sheri twahuye turahura gute n'amafaranga afite kwishura fanta, ukamubwira ngo urahuze mu by'ukuri kandi uhari, nta n'undi muntu uhari nkawe, uryamye mu nzu. Hari ijambo Imana igivuga ngo mbaye nguhishe, naraguhishe. Imana igiduhisha. Iyo ugiye muri repetition Imana ibiguhishe. Iyo uje mu materaniro Imana ibiguhishe, ibiguhisha abo muri quartier. Iyo ugiye gusenga mu butayu Imana ibiguhishe, ikakubwira ngo mbaye nguhisheho gatoya, ngo mbaye nguhishe mwene data wanjye ndaguhishe. Umunsi wo gutwikururwa abisi bazabona uriwe, bazabona akazi wabagamo, icyama mukabyemera mukabyakira. Haleluya! Imana ihimbazwe cyane. Ubuzima bwanjye burahinduka. Nakira telefone, urumva nabwiwe ko ndi muri Rwandeya. Arabimbwira ndi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Enoka Rukundo, ari we agiye gusengera mama wiwe irukara. Turajyana, nari nzi imodoka ngenda batwaye, natwaye tugaruka harya mama cyatwaje, imvura yaraguye ndatwara. Turimo tugaruka imvura iba nyinshi ndatwara, mama ni wari utwaye, voilà ni wari utwaye. Ngaruka ntwaye ndabyibuka. Ariko turi n'ubwa mbere nari mpuye nawe, naramwumvaga abantu bamuvuga ati cyo gihe yakoraga umurimo w'Imana i Kanombe. Avugana nanjye ngo ambonye muri Rwandeya. Rwandeya n'ubuzima ndimo bihuye gute koko? Arambwira ngo nkubonye muri Rwandeya. Namubwira sawa. Iyo umuntu akubwiye nk'ako kantu n'ejo ubaza amakuru se asengera hehe, ndaza gake gake, kuko niba ari umuntu wa mbere jewe nkunda ijambo ry'Imana. Guhanura ndabikunda, guhanura ni byiza, guhanura bitanga icyerekezo, biguhereza direction.
bikwereka ubuzima ugiyemo, bikwereka icyerekezo naho ugiye kugira ngo iguhe amakuru. Ariko ijambo ry'Imana riragukuza. Mami yaguhanurira ngo ugiye kubona umugabo, ejo wenda wamuhamagara umukeneye ntumubone, ariko iyo wasomye ijambo ry'Imana ntagugwa, ariko iyo uri umwana uragwa. Ngo none se niba ari umushumbanyi kukimubuza ukaburaguye, ariko iyo wasomye ijambo ry'Imana urakura. Imana mumve kano kantu nkababwira, nyamunda kuvuga utuntu kugira ngo tubafashe nk'amaprincipe muzajya mugenderaho. Imana yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ibatwaye muri Kanani, yari ifite ubushobozi bwo kubaterura gutya ikabashitsa muri Kanani. Kuki Imana yemeye kubanyuza mu butayu? Why? Kuki Imana yemeye kubanyuza mu butayu bagasonza, bagakubitwa, bakanda, ibibazo bikaba? Nukubera iki? Nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Yes. Ariko ikindi, icyo nicyo ikindi, ibigira ngo ibakuremo imyumvire yo muri Egiputa. Attitude, ibanze bakuremo uburetwa, bumve ko igihugu bagiyemo ari iwabo, ibanze bakuremo imyumvire ipfuye. Yesu ashimwe cyane. Muribuka ko bageze ku nyanja itukura, babwiye Mose, baramubwira ngo Mose, ngo ese muri Egiputa nta mva zabagayo, kuki utaturekeyo? Bari bagifite intege nkeya. Imana ibanyuza mu butayu kugira ngo ibanze batunganye. Yesu ashimwe cyane. Rero hari ubuzima Imana itunyuza kugira ngo ibanze dutunganye, kugira ngo tubanze dukure. Ijambo rizagukuza. Nusoma ijambo ugakunda ijambo uzakura, uzaba mukuru. Utegereze n'ikise Imana yagusezeranyije ukigeremo. Abihanganye bageze mu gihugu cy'isezerano, abatarihanganye baguye mu butayu. Amen. Siko imeze? So kujya mu butayu ni Imana, kugira ngo uve mu butayu niwo uzabigiramo uruhare. Ntago mubyumvishije kandi subiremo. Kuba Imana yagushize mu butayu bw'ubusiribateri, kugira ngo uve muri ubwo butayu uzabigiramo uruhare. Sibyo mami? Kuko wavuganye nanjye ngo nzajya muri Rwandeya, ngomba gushaka ikintu gishobora gutuma ninjira muri Rwandeya. Sinshobora kuryama Rwandeya, ntabwo uzansanga mu rugo. Nzaprayinga, nzakora ibishoboka byose. Bibiri baho nzaha umugisha w'imimo y'amaboko yanyu. So ubuhanuzi ni kimwe, no kugira ngo ubuhanuzi busore uzabigiramo uruhare. Uzabigiramo uruhare 100%. Uyu mudamu namubwiye umwana we niwe mugisha. Niba umwana wari umugisha rero muri wowe, ugomba kumwinjiza mu ishuri, ugomba kumwitaho, ugomba gushaka amana. Wavuganye n'uno mwana ko azaba umuntu udasanzwe, agomba kwiga, ukabigiramo uruhare, ugashakisha, mu gushakisha Imana ikagushigikira. So kwinjira mu butayu rero ni kimwe, urajya mu butayu, Imana igushije mu butayu, ariko kugira ngo ubuvemo uzabigiramo uruhare. Nutabigiramo uruhare uzabugwamo. Mvuze nabi? Mvuze nabi muranyanze? Imana yavuganye nawe, ndaprayinga, ninjira mu ndege. Imana iguha umugisha. Ndebye ibintu byanze, mama Imana iguha umugisha. Uri umuhanuzi wa mbere. Mwanyumvishije? Mwanyumvishije? Icyo azahanura ku buzima bwawe uzacyandike, nikidasohora uzampamagara. Mwanyumvishije? Uwo ukunda. Dufite abapasiteri batabyaraga, bahuye nawe barabyara. Mwanyumvishije? Abatera inda, abandi babirukanye muri misiyo, babirukanye, baraza basazara babwira ngo musubireyo, hepatite yakize, abasirikare mujye muri misiyo. Niyo mpamvu yitwa Giharamagara. Naramuhamagaye ndamubwira ngo nakoze ikizame cya nyuma ndatsinzwe. Arambwira ngo navuganye n'Imana. Imana yanjye nta muntu uzayinkuraho. Ninde se? Imana nta muntu uzakunkuraho. Nta muntu uzakunkuraho. Imana yankuye kuri ndaze rya saa sita. Uzansure mama yageze iwanjye. Arahazi. Ibi ndabivuga kugira ngo mwumve imirimo y'Imana bene data. Mwumve imirimo y'Imana. Ndabasabye. Niba ushaka kugira ngo umuhanuzi agukorere, mukunde. Arabizi ko mukunda. Ndi mu bantu bwa mbere nahaye 10% cy'amafaranga menshi. Dore nguri.
naravuze nagiye gukora ikizame ndatsindwa ariko Imana muyikomera amashyi muyikubitira amashyi cyane. Haleluya. Yego kakasozi mami nzagaruka ku wa mbere hano ni mu rugo nzagaruka kwa kabiri harya kwa gatanu nzaza naramuhamagaye ndamubwira njyewe nanijye muri misiyo muri UN ndamubwira nsinzwe n'ikizami cy'imodoka kandi mu bantu bazi imodoka mbamo ndi mu bantu batwaraga abayobozi bakomeye muri kino gihugu jewe ndatsindwa na parking no kurira muri retroviseur kugira ngo Imana igaragaze kuri serie ariko Imana tuzamura icyubahiro kugira ngo yongere inyemeze yo kabyara humura ntabwo Imana yakwemera kukorwa n'isoni ndakwinginze humura bitangira bisharira bigasoza biryohereye ndi umugabo wo kubihamya mu rugo bari barangize igicibwa ngo narasaze ntabwo nkigira nirwa mu rusengero ariko ndashimira Imana yo mu ijuru. Imana yankoreye ubukwe bwa mbere mu gihugu buruto bwa perezida wa repubulika kabisubiremo. Imana yankoreye ubukwe bwiza buruto bwa Anje Kagame. Udakomya amaso ugize ishari ugize ishari haleluya. Ndavuga gukomera kw'Imana, ndavuga imbaraga z'Imana, ndavuga imbaraga z'Imana bene data. Ntago nari mfite shinge na rugero, ntako nari imeze. Twamaraga guterana akaduhereza igikoma n'umuceri 2017 nejo nice 2017 simyaka 6 se mu myaka 6 mane mu imodoka ebyiri nkubita umugore w'umunyamerika yo ibingibi bigaragara nk'ubuswa yo tubikora abantu batubona nk'abasazi iyo batureba babona ko nta bwenge dufite. Twarize my dear tuva no mu miryango myiza ariko hari Imana ikunyuza mu butayu ngo ibanze kwigishe kugira ngo uzabere igisubizo abandi bantu bababaye. Ibyo Imana yarabikoze. Gitondo kimwe ndatsindwa ndamuhamagara ngo ndatsinzwe ajya gusenga arambwira ngo Imana irambwiye ngo iragutwaye. Ndavuga Mana yaje wari wataha umaze gukora ikizame ukumva ugize ubwoba uratitiye urahwereye urapfuye numva igitanda kirimo kiriruka kirazenguruka. Ndavuga Mana yaje ugiye gutuma nkorwa n'isoni kandi nari ngiye ndamuhamagara ndicara mpamagara umukoloneli ndamubwira ngo Imana yavuze ko ndi bugende nyamara araseka wariko barakora muri abasazi ngo raporo zagiye zageze kure ariko gukomera. Haleluya. Imana ishimwe ajya ku musozi ajya gusenga ku mazi arapfukama arambwira Apolineri Imana irambwiye yego amen jewe uri inshuti yanjye. Haleluya. Haleluya. Ubuzima bwanjye. Amen. Niyo naceceka sinshobora kubyibagirwa. Amen. Niyo mpamvu mbivuze. Yesu ashimwe cyane. Liste ziragenda zigerayo. Mwumve igitangaza cy'Imana. Yo kabyara. Haleluya. Imana ni nziza. Amen. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Bagezeyo baravuga ngo bano bantu bose bakoze mu buryo butemewe kubera amami yabyanze muri ministeri. Baravuga ngo bino bintu mu buryo byakozwe nabi basubiremo. Mana yaje Imana. Amen. Imana igibyanga we Imana ngwino nguhanurire papa ngwino duhanurire ngwino tebuka Imana yacu ni seriye kandi ikorana n'abantu bari seriye. Imana irambwiye ngo zamura amaboko yawe. Imana ikohereje abantu bagufata amaboko. Zamura amaboko yawe cyane. Imana irambwiye ngo
n'Imana ikohereje abantu bagufata amaboko. Imana ikohereje abantu bagufata amaboko. Wari ukeneye abantu bagufata amaboko. Wari ubakeneye, wasaga nkaho urimo kuvuga ngo Mana noneho bimeze bite ko mbona bincanze. Ariko Imana irambwiye ngo ikohereje abaterankunga. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo ikohereje abantu bagufata amaboko, kandi aba bagufasha amaboko ntabwo bazakurekura. Sibo bizanye, ni Imana ibazanye. Si uko ari urukundo, ni Imana ibazanye. Imana irabazanye kandi vuba. Umva nkubwire, amafaranga ujye kubona amafaranga menshi. Ayo mafaranga uzabona, uzirinde kurya icyacumi. Nurya icyacumi uzahita usubira muri ubu buzima. Kugira ngo inyenyeri yawe ikomeze yaka, kuko Imana imbonye irimo aha inyenyeri yaka. Mbonye inyenyeri yaka. Lerebo sikatarabashenderebo. Imana irambwiye ngo uri mu bantu ba mbere bagiye kujya batera inkunga umurimo w'Imana.